Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babiza TV Rwanda, reka tubahe ikaze kandi mwese muri mu Rwanda, ubwo ni mu turere tugera kuri 30 mu ntara zigeze kure enye ndetse no mu mujyi wa Kigali, namwe kandi muri mu ntara ya gatanu ya diaspora tubifurije ikaze muri Canada, abari mu Bufaransa, abari Buenos za Paris, namwe kandi muri Central Africa, West Africa, South Africa, abari hakuno muri East African Country Community, ubwo ni mu Rwanda, Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, Kenya, mbifurije ikaze. Reka nsuhuze abantu bari hakurya muri Cibitoke ndetse na Bujumbura, mbifurize ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Ribu cyangwa se urukiko rwakatiye imyaka 35 ashinjwa kugaburira uruhinja amazi iranukiye. Ni inkuru ushobora kumva ko ari inkuru iteye ski, cyangwa se ukumva ko ari inkuru ituma umuco ugenda ucika, urukundo rugenda rusubira inyuma, urukundo kandi rwa kibyeyi kumva ko rushobora kuba rwabaye ruke cyane. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024 ubwo hari isaye n'iminota 47 nibwo iyi nkuru yasohotse hanze, yandikwa n'ikinyamakuru ubwiza.com, igaragaza buryo ki umugore witwa Stella Namwanje yahamijwe n'urukiko rw'Imasaka muri Uganda icyaha cyo kugaburira umwana w'uruhinja yariraga. Urukiko kandi ukaba rwamuhamishije igifungo cy'imyaka igera kuri 37. Iyi nkuru no mu Rwanda byagiye byumvikana, aho umukozi kwa kundi usanga umugore cyangwa se umugabo badafata neza umukozi wabo, ugasanga umwana ntiyariye yamwiririje ubusa, yajya nko kumugaburira ugasanga muhaye umwanda we nk'inkari, akaba arizo yakita nk'icyayi cyangwa se igikoma, yajya kumuha ibiryo ugasanga muhaye nk'amazirano. Kibi rero byagiye bivugwa n'ubwo wenda bitagiye bisohoka hanze, ariko ni inkuru zigenda zigaragazwa ndetse n'abakoresha mu ngo zitandukanye ko bagisigaye babura aho abana babo basiga bitewe nuko batagira icyizere abakozi babo. Rero mu gihugu cya Uganda, mu majyaruguru y'u Rwanda, nuko uyu mugore yarasanzwe atuye mu gace kazwi nka Nyendo Mukungwe, yafashwe nyuma yuko hagaragaye amashusho amugaragaza ari kujugunya umwana we ku ruhinja yareraga rufite imyaka amezi yonyine agera ku 10. N'umwana ntaravuga, nta amezi 10 umwana bagusekera, niyo yamujugunya ahita gusekera. Ibyo kureba biri kure rwose, icyo bita mu Kinyarwanda ngo ni igisekera mwanzi. Ushobora kuba ugiye kumutera icyuma, ugiye kumukorera nabi, byamframbi warabagusekera. Niyo mpamvu umuntu uharanira cyangwa se uhohotera umwana rwose abasa na harimo wari kwishingira icyaha cyangwa se ari kwiyobariza umutima. Ubushinjacyaha rero bwari buyobowe na George Karinaki bwabwiye urukiko ko hari amashusho yatangajwe tariki ya 4 Ugushyingo umwaka wa 2024. Aya mashusho kandi akaba agaragaza Namwanje agaburira umwana w'inshuti ye umwana wo mu bwiherero. Ni inkuru rero urumva ko iteye aski, cyangwa se ni inkuru urumva ko ibabaje, aho iperereza kandi ryerekanye ko umwana yareraga bamusanganye ibikomere ku jisho birimo gukira, ikemeza ko yarasanzwe atotezwa n'uwamureraga, watawe muri yombi ashinjwa no kumugaburira amaziranuki. Ukumva yabuze icyo kurya, yabuze icyo kunywa. Mana yanjye. Ubushinjacyaha rero bwahishuye ko Stella Namwanje wo mu kigero cy'imyaka 34 y'amavuko yarasanzwemo ubwandu bw'agakoko gatera sida, cyangwa se agakoko ka virusi itera sida, bishobora gushyira umwana mu kaga atabonye ubuvuzi bwihuse.
ubushinjacyaha kandi bwamusabiye igifungo cya burundu bushingiye ku miterere y'icyaha namwanje yakoreye umwana muto w'inzirakarengane, umwana rwose w'igisikiramwanzi, umwana ubugitangira rwose guseka atangira kwishimira isi. Urwego kandi rukomeza ruvuga ko igihano nk'iki cyatuma abantu bumva ko nta mwana ukwiriye guhohoterwa uko yabangana kose, ibyo yaba mama we cyangwa se umuryango ugukorera, ariko ntibikwiye kugera ku mwana muto. Nyuma y'uko rero abaturanyi be bagejeje ikirego ku buyobozi agahita atabwa muri yombi, yemeye ibyo ashinjwa ndetse kandi yanasaba imbabazi, avuga ko atazi icyamuteye gukora ibi bidasanzwe, ibikorwa bibi. Ni mu gihe rero umwunganizi we mu mategeko yasabye urukiko guha imbabazi umukiriya we kuko yemera icyaha kandi bikaba n'inshuro ya mbere aburana mu rukiko kuri ibi byaha. Umucamanza rero witwa Arisius Natwijuka yanzuye ko ibikorwa nk'ibi ngibi Stella yakoze cyangwa Stella namwanje yakoze bigayitse cyane kandi bityo ko adakwiye imbabazi na gato, ahubwo akatirwa igifungo cy'imyaka igera kuri 35 kuko atigeze arusha inkiko cyangwa se atigeze yandavura mu kuba yavuga ukuri kw'ibyabaye. Urumva rero yaba mu Rwanda yaba mu karere k'Iburasirazuba n'isura aba bazwiho uburenganzira bw'ikiremwa muntu babona ko uburi kwambika iki igihugu isura mbi cyane, kumva ngo umwana w'umugore umugore ukomeye cyane, umugore ufite imyaka 34 burya aba ari mukuru, kumva ngo arimo arahuta umwana w'uruhinja, naho babitandukanye na wa muntu wibaruka umwana w'uruhinja agahita amujugunya cyangwa se ukumva ngo yamuteye mu toilette yamutemaguye amugaburira ibisimba. N'uyu nawe rero ibyo bayakoze ni ibintu babigayitse cyane, kuba wafata ubundi kizweho amazirano ko aba ari umwanda tuba tugiye ubugeneho kujugunywa, kandi uwo mwanda ni umwanda nyine uburimo ama microbe, urimo inzoka, urimo imyanda ivuye mu wayitaye. Rero niba ubigaburiye umuntu uramwanduje, umuteye za nzoka wari ufite cyangwa se bwa burwayi wari ufite. Ikindi niba wari ufite nk'ubwandu, birashoboka ko umwana niba harano yarakomeretse bwa bwandu ushobora kuba bwaba direct buba infect cyangwa se bw'infecta wa mwana ukiri muto cyane. Ni inkuru rero ikomeje kuba yavugwa hirya no hino mu bitangazamakuru cyane cyane hariya muri Uganda, aho bishobora kuba byakomera, aho benshi bavuga ati ahubwo yakatiwe imyaka mike cyane, abandi bati nta kundi nuko byagenze. Nitwa Eric Nshimimana, ukomeza ukore subscribe ukoreshe yakubiganira tukugezaho bya buri munsi, maze indi nkuru niza mu kanya nayo ndakugezaho nta yindi neguza naho utaha.